Yesu ashimwe cyane bene data ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, nshimiye Imana yongeye kuduha uyu mwanya wo kuba imbere yayo, dusenga, dusangira ijambo ry'Imana, dusengera ibyifuzo bitandukanye kuri uyu munsi wa cumi w'amasengesho. Turashimira Imana yahabaye kandi Imana yo kwizerwa. Icyo Imana ishaka ni uko tubaho mu buzima bukiranuka kandi tukayubaha, tukayiha umwanya, tukayinginga, ijya yemera kwingingwa. Turi mu ntego ivuga ngo dusenge tutarambirwa, dusoze umwaka dusenga, dutangire umwaka dusenga, ari nako twitoza gusenga tutarambirwa. Mbibutsa ko kandi turimo kwitegura umunsi mukuru wa Noheli, umunsi mukuru ukomeye cyane ku bakristo, umunsi utari aniveriseri ahubwo umunsi tuzirikana ko Yesu yaje mu isi yambaye umubiri. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ndagira ngo rero mbere y'uko dusangira ijambo ry'Imana tubanze dusenge, hanyuma dusangire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mana yacu, wahabwa icyubahiro kubw'uyu munsi uduhaye nawo, ushyirwe hejuru bwo kugira neza kwawe. Tugiye gusangira amagambo yawe, ndakwinginze kugira ngo udufashe kuyumva, kuyakuramo ibidufitiye umumaro, kandi umugisha umuntu wese uyumva akayakurikiza, ishimwe n'icyubahiro bibe byawe. Uhe n'umugisha umuntu wese uyumva akishimira ko n'abandi bayumva kugira ngo abagirire umumaro. Ukuboko kwawe kwiza k'uburyo kubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri ibice 18, turahera ku murongo wa 9 turasoreza ku murongo wa 20. Handitse amagambo avuga ngo, numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ntuzige gukurikiza ibizira bikorwa n'ayo mahanga. Muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurira abantu ibizababaho, cyangwa umushitsi. Kuko ukora ibyo wese ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka, kandi ibyo bizira nibyo bitumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe. Utungane rwose k'Uwiteka Imana yawe. Kuko ayo mahanga uzahindura yumvira abaragurisha ibicu n'abapfumu, ariko weho Uwiteka Imana yawe ntigukundira kugenza utyo. Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira. Bizakubera rwose nk'ibyo wasabiye Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, kuri wa munsi w'iteraniro uti, sinkongere kumva ijwi ry'Uwiteka Imana yanjye cyangwa kubona uyu muriro mwinshi ntazapfa. Uwiteka arambwira ati, ibyo bavuze babivuze neza. Nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe, ukomotse muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajya ababwira ibyo mutegetse byose. Kandi utazumvira amagambo yanjye uwazavuga mu izina ryanjye nzabimuhora. Ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Ndashimira Imana nyir'ijuru n'isi yaduhaye ubu buryo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana n'abandi bantu bashobora kuzaba bariho nko mu myaka y'ibihumbi 2500. Iyi sisiteme, iyi YouTube channel cyangwa se ubu buryo bw'ikoranabuhanga wenda bukazaba bukiriho ntabwo mbizi, azamenye ngo abantu bubahaga Uwiteka mu mwaka w'ibihumbi 2020 baganiraga iki, Bibiliya yababwiraga iki, basobanukirwaga bate, umwuka yabamurikiraga ate kugira ngo basobanukirwe ibyahumetswe n'Imana, basobanukirwe ibyanditswe. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Iyo ni imwe mu mpamvu yatumye mfata icyemezo cyo gufata izi nyigisho ndetse n'ibihe byo gusenga nkabishyira ahantu bishobora kubikwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ahantu abantu benshi bishobora kubageraho mu buryo ubwo ari bwo bwose, kandi tuzakomeza kubikora kugira ngo abantu bashaka kubaha Uwiteka bamenye icyo ibyanditswe byera bivuga. Uyu munsi muri kino cyumweru cyose turi kugenda tureba mu isezerano rya kera, ni ukuvuga ibyahanuwe kera, ibyavuzwe kera bivugwa kuri Kristo, kugira ngo ababonye Kristo mu gihe cye ndetse n'abamubwiwe n'abamubwirijwe mu gihe tubisoma mu ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera, tumenye yuko ibya Yesu atari ibintu byaje
bitunguranye, ahubwo tumenye ko ari umushinga w'Imana umaze igihe kirekire, kandi umushinga ugamije ko abantu babaho bakiranukira Imana. Uyu ni Mose. Aha ngaha yari arimo ahugura urubyiruko rw'Abisiraheli. Ni ukuvuga abantu bose bari baravuye muri Egiputa bari munsi y'imyaka 20 n'abavukiye mu butayu. Bari bageze mu kibaya cy'ahantu bita Mowabu, aho bari bitegeye neza neza igihugu cy'amasezerano, ariko batarakinjiramo. Hari hagati y'imyaka nka 38 n'igice, mbese hari cya gihe bavuga bati hasigaye nk'umwaka umwe tukambuka. Cyari igihe neza neza cyo kwambuka Yorodani, ariko bafata umwanya, ngo Mose afata umwanya wo kwigisha uru rubyiruko. Ijambo ry'Imana riravuga ngo afata umwanya wo kubigisha ibya Sinayi. Mbese Imana yavuganye natwe, byagenze gutya na gutya na gutya, bimwe mwarabyiboneye, ba sogokuru bapfiriye mu butayu mubireba, ariko mwebwe mugiye kugera mu gihugu cy'amasezerano. Nimugera mu gihugu cy'amasezerano, nimuba mwinjiye mu gihugu cy'amasezerano, Uwiteka Imana Nyiringabo, Uwiteka Imana yanyu ikaba ibahaye kwinjira mu gihugu cy'amasezerano, muramenye ntimuzakore ibintu byatumye Imana yirukana ayo mahanga. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo kiriya gihugu cya Kanani hariya Abisirayeli bahahawe kubera ibyaha by'abari bahari. Iri naryo ni isomo rikomeye tugomba kwitaho. Ni ukuvuga hari ukuntu abantu bibaza ati ubundi Imana yo kuki yafashe igihugu cyari cy'abandi ikagikuramo bene cyo ikajya kugishyiramo Abisirayeli? Ntabwo ari ibintu byabaye pari hazari. Ibyaha by'abantu bari muri icyo gihugu nibyo byateye Imana kurakarira abo bantu. Kandi bibutse yuko Imana igira uburyo ivugana n'abantu iteka ryose kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro mu mahanga yose. Abantu rero batumvira Imana cyangwa se bakora ibyaha nkana, n'ubundi baba bafite umutima ubahana, ubacira urubanza. Nicyo gituma Imana n'ubundi izaca urubanza, haba ku bumvise ubutumwa bwiza, haba no ku batarabwumvise. Ariko ijambo dusoma mu itangiriro igice 15 ubwo Imana yavuganaga na Aburahamu, yaramubwiye ku murongo wa 16 ngo ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. Bivuze iki? Bivuze ngo cya gihugu bagombaga ubuvivi bwa ba Yakobo n'abana be n'urubyaro bye, ubuvivi bw'Abisiraheli bagiye muri Egiputa, ba Yosefu n'abandi, ngo nibo bazazima. Bivuze iki? Bivuze ngo ya myaka bamaze muri Egiputa, ngo gukiranirwa kw'Abamori kwari kutaruzura. Ibyo bintu munizere ko mubyumvise. Ni ukuvuga ngo baziraga ibyaha. Noneho hano Mose abisubiramo, arabwira ngo mumenye yuko ayo mahanga ari cyo azize. Uwiteka ngo kuko gukora ibyo wese ngo ari ikizira Uwiteka yanga urunuka. Imana yacu tugire neza. Ni ibiki? Yababwiye ngo muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we mu muriro cyangwa umukobwa we. Ngo muri mwe ngo ntihazaboneke ukora iby'ubupfumu. Icyo ni icya kabiri, iby'ubupfumu. Ngo cyangwa uragurisha ibicu. Ubu ni uburyo bwo kuragura bwari buriho mu gihe cyabo. Ngo cyangwa umupfumu. Umupfumu ni ijambo risanzwe mu Kinyarwanda, abantu bose bazi umupfumu icyo ari cyo, bazi Ikinyarwanda. Cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi. Kwambura twese turabizi, muri iki gihe bireze cyane. Imana itugire neza dutabare. Cyangwa kwambura. Ngo cyangwa ushikisha. Gushikisha abashitsi, murabizi, bamwe ariko ntimubizi, ni uburyo abapfumu bahamagara nk'umuntu nijoro asinziriye, bakamuvugisha asinziriye, cyangwa bagahamagara n'uwapfuye, nibyo bita gushika. Ngo cyangwa uragurira abantu ibizababaho, ngo cyangwa umushitsi. Mu yandi magambo, ari umushitsi, ari n'ushikisha, urwo rutonde rwose mwumvise ngezaho nkananirwa kubara, ngo nibyo bintu ni ibizira Uwiteka Imana yanga urunuka. Ngo kandi ibyo bizira nibyo bitumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe. Ngahe nguko isomo rya mbere. Ariya mahanga Imana yahaye igihugu cy'Abisiraheli basize ibintu bakoraga. Urwo rutonde rw'ibyo bintu nirwo rwatumye Imana ibirukana. Reka mbabwire, n'ubu ngubu Imana yakwirukana abantu mu gace runaka ibazijije ibizira. Imana itugire neza. Imana ishobora kwirukana abantu mu kazi ibajijije ibizira. Tumaze iminsi dusenga twinginga Imana, dusaba Imana kugira ngo ice ibintu bya ruswa, ibintu by'ubuhemu byo mu kazi, kugira ngo himikwe abakiranutsi. Ibyo murabizi ko tumaze igihe tubisengera. Imana ishobora kwirukana
abantu ahantu ibajijije ibizira runaka, ibajijije kurenganya imfubyi. Twasengeye abantu bamara guhabwa ubushobozi bwo gufasha, ugasanga leta iremerera umuntu 100,000 ariko akabibona ari uko atanze 20, kandi ni umuntu w'indushyi, ni umuntu leta ishaka kuzamura, ariko uri mu nshingano, uri mu kazi ntashobora gutuma bimugeraho adatanze ibindi bintu. Ukibaza ibi ni ibiki? Ukumva ugize agahinda gusa n'umubabaro, ukayoberwa ibyo ari byo, ariko Imana nyir'ijuru n'isi ica akarengane mu izina rya Yesu. Buriya rero hari abantu bashobora gukurwa mu mwanya bitewe n'ibizira bakoze bagasimburwa n'abandi, ibyo ntabwo ari igitangaza. Ijambo rya kabiri kuri iri riravuga ngo utungane rwose, ngo utungane rwose k'Uwiteka Imana yawe. Icyo ni ikintu gikomeye cy'ingenzi cyatumye Yesu aza. No mu gihe cya Mose nicyo kintu cy'ingenzi. Mbese iteka ryose icyo Imana ishaka ni uko dutungana rwose, Imana idushoboza. Hanyuma ngo kuko ayo mahanga uzahindura yumviraga aragurisha ibicuruzwa n'abapfumu, ngo ariko wowe Uwiteka Imana yawe ntigukundira kugenzura. Reka mbabwire bene data, muri twe ndabizi hari abantu Imana idakundira ko bakora ibyo bishakiye, kandi reka nkubwire, niba uri mu bantu Imana idakundira ko bakora ibyo bishakiye, ukaba warahamagawe, nyabuneka utungane rwose. Iryo ni isomo rikomeye riri muri aya magambo, ngo Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira. Mu yandi magambo ni nko kubabwira ati ibyo bindi ntimubikeneye, Uwiteka yabahaye jye, ariko kandi no muri icyo gihe azabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye. Abisirayeli bamaze igihe kinini bategereje uyu muhanuzi, ngo bizakubera rwose nko muri cya gihe Abisirayeli bigeze bavuga turashaka kumva Imana natwe, ngo bumvishe inkuba bati reka genda uyumve. Ngo Imana ibwira Mose iti barakoze kuntinya, ngo icyampa bagahorana umutima wo guhora bantinya. Hari abantu bavuga ngo ngo iyo Mana ngo yavuganye ngo nawe, ngo natwe ngo nituvugishe. Reka nkubwire, Imana yabavugishije ikubona, ariko wowe nta kintu yakubwiye. Abo yatumye bumvire, nta kundi. Imana yacu tugire neza cyane. Niba Imana igutumyeho umuhanuzi, wowe genzura ko ibyo akubwira arimo kubivuga mu izina rya Yesu Kristo. Ureba niba ari ibya Yesu arimo akubwira, reba niba bihura n'ibyanditswe byera, reba niba koko ari mu ijambo ry'Imana, ariko wihinyura uvuga ngo nanjye Imana izamvugisha. None sijya kubavugisha ntiwari uhari? Wari uhari, ufite amatwi abiri, ufite amaso, ufite ubwenge n'ibitekerezo, ariko ntabwo yaguhisemo. Imana niyo ihitamo, ntabwo ari twe duhitamo. Ngo abantu bajye batinya Uwiteka. Imana yacu tugire neza cyane, kandi Imana yacu idufashe. Uwiteka ngo yabwiye Mose ati ibyo bavuze babivuze neza, bajye bahora bantinya. Ngo nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe, ukomotse muri bene wanyu, uzashyira ngo nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajye ababwira ibyo mbutegetse byose. Mbese ngo hari amagambo Imana izashyira muri we, ngo ajye ababwira ibyo mutegetse byose. Uvuga ngo ijambo rya gatatu, ibyo Yesu yaje avuga ni iby'Imana n'ubundi, ntabwo bivuguruza ibyo Mose yavuze, kandi ni ubushake bw'Imana. Noneho ijambo rikomeye rya kane riravuga ngo kandi utazumvira amagambo yanjye, uwazavuga mu izina ryanjye nzabimuhora. Ikintu gikomeye uvuga ngo hari abantu bazazira yuko batumviye inyigisho za Yesu Kristo, abantu bazabizira, nzabimuhora. Ariko noneho igikomeye cyane dushorejeho kiravuga ngo ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse. Mbese uzumva ko hari umuhanuzi uzaduka, nakubata twumvise ko hari umuhanuzi uzaduka, umuntu akabyigira cyangwa akajya kubikura muri babashitsi n'abapfumu cyangwa n'aya myuka mibi, akajya gukorana nayo akavuga ati ndi umuhanuzi, akigira umuhanuzi Uwiteka, ngo akavuga Uwiteka atamutegetse, ngo kwihimbira ijambo ntamutegetse. Ntabwo uwo nguwo we azabizira gusa, mbese ngo ntabwo Imana izabimuhora gusa, ngo ahubwo ngo cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, ngo uwo muhanuzi azapfa. Imana yacu tugire neza, uwo azapfa. Ibintu ni bibiri, ashobora kwihimbira ijambo Uwiteka atamutegetse akarivuga, Imana itarimutegetse. Ashobora no kurivuga mu izina ry'izindi mana, abantu batabizi, bagira ngo Imana ntibireba. Ijambo riravuze ngo uwo muhanuzi azapfa. Nicyo kintu dushorejeho mu masomo y'uyu munsi. None Yesu yaraje, ibyari biri muri ubuhanuzi byarasohoye, inyigisho ze zirahari. Yesu nashimwe cyane. Ese tugendera muri izo nyigisho, ibyo yategetswe kuvuga mu izina ry'Uwiteka, kuko yaje avuga ati izina ry'Uwiteka riri muri iki, uwazavuga mu izina ryanjye. Ngo utazumvira
amagambo yanjye wazavuga mu izina ryanjye nzabimuhera. Turukumvira amagambo ya Yesu. Imana idufashe itugirire neza. N'aha dushoreje, reka dusenge Imana. Dusenga Imana twinginga Imana kugira ngo idufashe ibi byanditswe byera bimaze imyaka irenga 3,000 tukaba tukibifite kubera ko Imana yashaka ko natwe bitugeraho, n'abandi bazaza bazabisanga. N'imyaka 10,000 byabimara, kuko Imana niyo izi igihe izaciraho iteka. Gusa iminsi umwana w'umuntu arama ni mike. Na Mose wahanuraga nawe ntiyarengeje 120, ariko ibyo yavuze byo byahumetswe n'Imana, hanyuma ibyo yavuze nibyo birimo bisohora uyu munsi. Yesu rero niwe tugikwiye kugisha inama. Iby'abapfumu, iby'abatekinisiye, reka ijambo Yesu yavuze niryo dukwiye kumvira, kubera yuko niko Imana yahishuriye Mose. Muzumvire uwo nguwo. Utazamwumvira, utazumva amagambo azavuga mu izina ryanjye azabizira. Imana idufashe tutazabizira. Imana idufashe tutihimbira amagambo tukayita ubuhanuzi bw'Uwiteka. Ndabingingira mwese kuba maso kugira ngo twumvire Umwami Yesu, dutungane rwose. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Tujye gusenga Imana. Kuri uyu munsi wa gatatu dusengera muri bya byiciro uko ari 4 igihugu. Dusengera abantu batarakizwa, abantu badatunganye, harimo abarya ruswa, harimo mana yanjye, abantu batarakizwa, harimo abantu benshi cyane. Nubwo bari mu nsengero akenshi na kenshi, ariko hari abantu benshi cyane batamenye Umwami Yesu, batakijijwe. Ntabwo waba waramenye Umwami Yesu ngo leta itange inkunga y'100,000 uyiryemo 20,000 y'umukene, kandi umukene agomba kuzayagarura ari 100. Bamuhaye inguzanyo itagira inyungu, ariko wowe uhise umukubitiraho inyungu ya 20. Hari ibintu bibabaje ntazi ukuntu navuga, ariko Uwiteka Mana ndakwinginze kugira ngo ibyo bintu byumve birebe. Gutungana rwose turabikeneye, kandi abantu batarakizwa bakwiye gukizwa kugira ngo batungane rwose. Turasengera ububyutse mu mitima. Abantu bari mu matorero ariko imitima yabo yarumagaye, nta bihe byiza, ni ukuryama umuntu adasenze, kabyuka akirukanka, n'ifunguro nta kurishimira. Abantu barumagaye. Imana itugirire neza, iduhe ububyutse mu mitima. Abantu bakunde gusenga. Erega gusenga ni ukuramya Imana, ni uguhimbaza Imana, ni ukuyishimira, ni ukuyisaba, ni ukuyiha umwanya, ni ukuyubaha. Izina ry'Uwiteka ryubahwe. Ikindi, hari uburwayi budasobanutse. Abantu barwaye imyuka mibi, nta mpamvu yo kujya mu bashitsi, nta mpamvu yo kujya mu bapfumu. Yesu niwe twahawe. Izina rya Yesu rirakiza. Izere Yesu, uhuze natwe. Umurwayi wawe izere Yesu, umurambureho ikiganza, ubwire Yesu akubite iyo mbaraga y'umwuka mubi, kandi mu izina rya Yesu izatsindwa. Turagufasha gusenga Imana kugira ngo ubutabazi bubone. Ubundi turasengera abasore n'abakobwa kugira ngo Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi, ababuze ubushobozi bwo kugira ngo bakore ubukwe, abapanze ubukwe cyane cyane bakaba babuze ubushobozi, Uwiteka Imana arimo ubushobozi. Hari kandi abadafite gahunda, kubera yuko gahunda bapanze zitarimo zicamo, zitarimo zikunda, kubera bamwe barimo bagumirwa, abandi ubukwe bwawe buri gupfa utazi impamvu, bijya gucamo ukabona biranze. Ntakiri icyifuzo cyawe mushiki wanjye, narabyumvise ko bijya gutungana, ikintu kikaza kikabyitambika. Uyu munsi turakubita izo mbaraga mbi zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye umunsi wa none niwizera, gahunda ufite itungane kandi igende neza. Kandi niba koko ushaka umugabo mwiza, mushiki wanjye, birakwiye ko nawe uba uri umwana w'umukobwa mwiza. Niba ushaka umusore mwiza, birakwiye kuba nawe uri umwana w'umukobwa mwiza. Niba ushaka umwana w'umukobwa mwiza, umusore muvandimwe, birakwiye ko nawe uba umusore mwiza. Udakwita hirya no hino. Ese urakubita hirya no hino, nabimenya akigendera ko wamutendetsemo benshi, uzaba umurenganya. Koko Imana itugire neza. Reka dusenge Imana, ibyo byose Imana ibyiteho. Uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Uri Imana ishobora byose, ifite ububasha n'ubushobozi. Uri Imana yahishuriye Mose ko Umwami Yesu ari we mukiza w'abari mu isi bose, kandi ko ari we dukwiye kumvira, kandi ko mu izina rye ibintu byose bizakoreka, ibitangaza bizakoreka, ko nta mpamvu y'ubupfumu, ko nta mpamvu yo gushikisha, ko nta mpamvu yo kuragura, ko nta mpamvu yo kubaza ibicu, ko nta mpamvu yo kubaza inkoko, ko nta mpamvu yo kubaza amara yayo, ko nta mpamvu y'inzuzi, ahubwo ko tuzizera ibyo uwo
azatwigisha tukabigenderamo, izina rye tukarigenderamo tukabaho. Turagushimira kuri Imana yumva gusenga, kuri Imana isubiza amasengesho, kuri Imana ikunda abayikunda, kuri Imana iri kumwe natwe, kandi kuri Imana idutabara. Duhe gutungana rwose mu izina ryawe rikomeye. Uturinde kuba twaba batumvira tukaba twabizi, kandi uturinde kuba twakwihimbira amagambo, kuba twakwihimbira ibitangaza bibaye. Uturinde kuba twakwihimbira, kubera yuko abazahimba bakavuga amagambo atari ay'ukuri mu izina ryawe, ndetse ngo n'abazavuga mu izina ry'izindi mana, ngo abo bose no gupfa bazapfa. Uturinde kuba muri uwo mubare. Ndagusabye kugira ngo ube mu ruhande rwacu uyu munsi, ugirire neza abantu badakijijwe. Dufite abantu benshi badakijijwe, dufite abantu benshi bataye agakiza, dufite abantu benshi basubiye inyuma, dufite abantu benshi Mwami Uwiteka, Imana isumba byose mu ijuru, batubaha Uwiteka, barya ruswa, abasambanyi, bata ingo zabo, basenya ingo z'abandi. Mwami Uwiteka, Imana Nyiringabo, ndakwinginze kugira ngo abo ukize imitima yabo nabo batungane rwose. Muri iri torero ryawe dufite abantu benshi cyane bakeneye ubuntu bwawe, nubwo basenga ariko batakijijwe, batabaye ibyaremwe bishya. Uwiteka Imana Nyirimbaraga, Uwiteka Imana Nyirububasha, ndakwinginga muri aya masaha yo gusenga kugira ngo abo ngabo nabo ubakize ku bw'ubuntu bwawe no ku bw'imbabazi zawe nyinshi zituma tudashiraho. Niko dusenze Mwami, kugira ngo ube mu ruhande rwacu, ube ububyutse mu mitima, abantu bahinduke, babe mu nsengero bahindutse, babe mu nsengero bakunda gusenga, babe mu nsengero bubaha ijambo ryawe, babe mu nsengero bazisoma, babe mu nsengero ari ibyaremwe bishya mu izina rya Yesu Kristo. Abantu babe ibyaremwe bishya, abantu bahinduke rwose, abantu babe ibyaremwe bishya mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bari mu nsengero bafite ububyutse bwo mu mitima. Niko dusenze kugira ngo ukize abarwayi barwaye indwara zidasobanutse, abarwara negatifu, abo bohereye imyuka mibi, abarwaye indwara zifata mu mutwe, mu izina rya Yesu Kristo, izikomoka ku badayimoni, izikomoka ku ihungabana, abo bose turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Abizera ijambo ryawe kugira ngo bakizwe nawe ku bw'izina ryawe rikuru. Ndakwinginga Uwiteka ngo abemere ibyanditswe byera bakizera, ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Niko senge abasore n'abakobwa bapanga ubukwe bigapfa, bagapanga ubukwe bugapfa. Mbere byose ubigishe disipurine, bigishe kwizerana, bigishe kubahana, ubarinde gutendekana, kuko izo zishobora kuba impamvu zikomeye zo gutandukana cyangwa se kwangiza ubucuti bwabo. Nabo ubwabo banze bahinduke. Abasore bashaka abakobwa beza bahinduke, abakobwa bashaka abasore beza nabo bahinduke babe beza Mwana, kuko ibisa birasabirana. Turasenze rero kugira ngo abasore bitonze, abakobwa bitonze, ubagirire neza, ubaramburire ukuboko, utunganye ubukwe bwabo. Abo bazinze turabazinguye mu izina rya Yesu. Abamaze kugumirwa bagize imyaka myinshi, gira ikintu ukora ku bw'izina ryawe. Mba mvuze mu mazina, ariko Mwami nyemerera ukuzi ko mbazi, mbatekereza, mbazirikana. Ugira icyo bakorera, ugira icyo ukorera abari mu itorero ADEPR Muhororo, ugira icyo ukorera abari mu itorero Twingingire uko bukeye n'uko bwije mu Rwabuye, ugira icyo ukorera abera bose Mwami, abasore n'abakobwa bageze igihe bakwiye gushaka, abandi bagumiwe, ubatabare ku bw'ubuntu bwawe. Ndagushimiye ko twumvise, ndagushimiye kubana natwe iminsi yose muri ibi byo gusenga. Icyubahiro cyose kibe cyawe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane bene data, Imana ibahe umugisha. Ndabashimira mwese bakomeje kudukurikira, bakomeje kutwereka ko mudukurikira. Namenye ko hari uburyo kuri izi channel YouTube ushobora gukora kuri subscribe cyangwa se sabone, noneho waba ushaka ikindi cyigisho cyaza ugahita ukibona. Ntabwo turi abahanga muri iyi system, ntabwo turi intyoza, ntituzi iyo biva n'iyo bijya, tuzi bikeya. Wenda bifitanye isano n'igihe, bifitanye isano wenda n'ubushobozi, cyangwa se bifitanye isano n'urugero turiho rw'ikoranabuhanga. Ariko weho numara kugira ibihe byiza, ukumva koko iyi nyigisho yafasha isi, yafasha abantu, uyohereze mu magurupe yose aho bishoboka hose, abantu dufatanye umwanya wo gusenga. Imana ibahe umugisha, bakomeze kugira ibihe byiza. Abagiye kubikora mwese muhabwe umugisha n'Uwiteka, mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen.